Muraho neza, tubahaye ikaze nk'ibisanzwe kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ntimubwire iki? Nta kindi tubwira abantu, ni ukubabwira ibyiza byabo, ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko tubashimira. Nyuma yo kureba tugasanga buri rugendo rwose umuntu ageraho hari amaboko aba aruri inyuma. Abo bantu rero nta kindi tugomba kubakorera, bashimire, babwire ko ari ingenzi mu buzima bwawe bagihari, bakibasha kubyumva. Apana kurira umuntu atagihari utubwira ibyiza yakoze. Bimubwire, umushimire, umubwire ko ari ingenzi, umubwire ko ineza yagize mu buzima bwawe uyizirikana. Turabashimiye rero cyane abantu mwese mubana natwe kuri Mubwire TV, mukomeje kubana natwe mukurikira ibiganiro byacu, mukora subscribe, mukora share, mukora comment. Turabashimiye, muri ingenzi, namwe muri indashyikirwa. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu uyu munsi ntago ndi njyenyine nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tubazanira umutumirwa. Reka nawe tubanze tumuhe ikaze abanza abibwire. Karibu. Yego urakoze. Uzugira ngo nzi kwivuga. Ubundi nitwa Munezero Yego. Elia. Guhera ndi umwana niko nitwaga. Hanyuma ariko hano ho burya nitwa Muzehe. Bagoye muke ntabwo uraba muzehe. Izi myaka maze ntangiye kuba umusaza. Natangiye kuba umusaza bwa mbere nagiye gusaba umugeni, kandi icyo gihe nari mutoya. Nanjye mbyumva ko ndi muto ku buryo banavugaga ngo umusaza Munezero, nkumva mfite isoni. Yego. Ariko narabyemeye, noneho imvi nazo ziraza. Nitwa rero Munezero Eli. Nkorera hano. Yego. Nkorera hano mu kigo cy'urubyiruko. Izina umuntu agenda arihabwa guhera ku ryo banyise nkiri umwana, bakanyita Munezero Elia, ariyo Eli mu gifaransa. Ubundi bakavuga ngo ubwo ni umwe mu bahanuzi ba kera basomye Bibiliya bamuvugaho, bigatuma rero izina ryanjye ari irya Elia, ari irya Munezero. Ubundi baravuga ngo izina ni ryo muntu cyane. Wari wavuze rero ngo nivuge. Ahubwo umuntu ahora anezerewe sha. Ariko nabo bise bagahinda burya ntibagahorana. Yego. Hari igihe kaba kakabije. Ntabwo bagahona kiriho tsiyo kakabije, niho bitangira kumva nawe ajya gusaba ngo banarimuhindurire, abona hari ariryo ryamukurikiranye. Ndanezerewe rero kuba ndi kumwe nawe. Yego. Ukaba ndetse utanansabye ngo ngusange aho uri, ahubwo ukaba ari we wanyegereye. Ngenda nkwegera gahoro gahoro. Ndashimira n'uriya musore kameramani. Yego. Uvuze ngo twegerane, ngo tuganire twegeranye. Ubwo se mvuze ko nkora hano nkayobora ikigo cy'urubyiruko, aya bose batera imipira, babandi wabonye barimo baboha, n'abandi. Twigisha ubuzima bw'imyororokere, tukigisha abantu kwihangira imirimo, tukigisha abantu ikoranabuhanga, tukigisha abantu ibijyanye n'uburere mboneragihugu, kugira ngo abantu bamenye kubahana, bamenye kubana, bamenye kugirana imimaro. Imwe wavugaga nawe uti umuntu mwiza mubwire. Hari n'igihe umubwira atari mwiza, ariko agatangira kumva noneho ubwo yabibwiwe akwiye kubihagararaho, akarushaho kuba mwiza. Ariko nawe uri mwiza. Urakoze cyane. Tuzarindira kubivuga turira, cyangwa nkagutanga nawe ugasigara uvuga ngo nari mwiza. Yego. Arakoze cyane, arakoze cyane. Umunsi twatembereye, twagiye i Gikondo, twagiye gusura Munezero. Ahise abisobanura ngo izina ni ryo muntu, ariko nari kubivuga. Akanya twamaranye turi kumwe tuganira n'uyu mwanya, ni umupapa mwiza. Nyine ni Munezero, arishimye muri we. Ni umuntu ubona ko afite nyine kunezerwa muri we. Ko iyi cano niyo ivuga ibyiza by'abantu. Ibyo tubonye rero wa mugani ntabwo tuzagenda ngo tubibwire abandi ngo cyangwa tubitume abatumye tumenya Munezero, ahubwo kuko turi kumwe. Munezero rwose izina ni ryo muntu. Urakoze kuba uvuze ko ndi mwiza. Ubu ndabigenderaho nk'iminsi irenga icyumweru. Iki cyumweru cyose ndagerageza kukibamo mwiza. Oya, si n'icyumweru gusa, ahubwo ubuzima bwose usigaje urusheho kuba mwiza. Uri mwiza, urishimye, uranezerewe.
kandi utanga ibyiza. noneho rero Mm. uzajya uza kubimbwira Nzajya nza, buri niwo murimo wanjye papa, nzajya nza, buri cyumweru uzajya uza tubivuge. nzajya nza. Rero abantu mudukurikiye ndabashishikariza kuza, muraryoherwa pe. Uyu mupapa aratubwira ibintu byiza azi muri we yibitsemo, kandi nuko mubibona murabona ko ikiganiro uko gitangiye ni ikiganiro kiryoshye rwose. Uyu munsi rero kumugenderera nkamusura nkajya kumureba ku kazi mu mirimo ye akampa umwanya, nta kindi cyanjyanye. Abantu banjye ba bugufi hari ibibazo bimwe na bimwe baba bafite bibaza, icyo gihe natwe tugashakisha umuntu watumara amatsiko. Ababyeyi rero b'inshuti zanjye barambwiye ati wadushake ku muntu watuganiriza ku buzima bw'imyororokere. aha mu kanya uvuze ko ubwira abaza kuzakurikira iyi videwo Yego. ko ndi bubaganirize ngo ku bintu byiza, ko ndi bubaryohereze. Mm. uzi ko utumye umutima utangira kwibaza ngo none ntabona ibintu biza kuba byiza ngo Oya, biryohere aba bantu. urabifite ni ukuri, urabifite bikurimo, njye nabibonye. reka nongere migusabe Mm. kugira ngo Mm. tubashe kuryohereza abantu. Yego. Ikibazo ngera ugisubiremo. Mm. uti iki? Ikibazo abantu bambwiye mbabariza ni ku bintu bijyanye, ubuzima bujyanye n'imyororokere. iyi ngiyi twigisha n'abandi bantu Yego. b'urubyiruko. Yego. Eh, ubuzima bw'imyororokere Mm. reka duhere ku byo twese twabayemo. Yego. guhera umuntu ari umwana, Mm. n'iyo yaba atazi iyo nyito yo kubyita ubuzima bw'imyororokere, Mm. ariko umwana wese aba afite amatsiko y'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yego. usanga abana babaza, bakabaza ba mama babo ati umwana aca hehe. Mm. rimwe na rimwe ni nawe uba ushaka kumenya aho yaciye avuka, Yego. ariko burya abibaza afite n'amakuru makeya agira ngo yumve neza niba ari byo, ko ntabwo yapfa kugira gutya ngo yihangisheho gusa. Mm. bya mbere aba azi ko umuntu abyara, Mm. azi ko umuntu avuka, Mm. ariko noneho agashaka kumenya ngo ko yamenye ko afite amakuru y'uko yabanje kuba ari mu nda, noneho akagira n'amatsiko yo kumenya ngo acaye. Mm. ndibuka kera nakoraga kwa muganga, ariko n'igihe wari mutoya, Mm. nakoraga kwa muganga ndi ku rwego rw'abo bita auxiliaire de santé. Mm. twakundaga gutanga ibiganiro ku babyeyi baje kwipimisha Mm. batwite. Mm. noneho nibyo nari nshinzwe. icya kabiri kwari kubakingira tetanosi, Mm. hanyuma no kubaha amakuru ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Yego. kera byitwaga onapo. Mm. noneho umuntu ambaza ikibazo rero kimeze nk'uko abana bashaka kumenya aho umwana aca. Mm. umukobwa yari atwite, ariko ari ubwa mbere atwite, ariko arabaza ati ko n'ubundi kuva kera twabibajije ababyeyi Mm. bakadusubiza ko ari mu mukondo, none nkaba nenda kuzabyara nanjye ntaramenya aho umwana anyura. ati ubundi igihe ubu ngubu amaherezo, ubundi igihe ko nshimye ko ntarabimenya, nimbyara nzabimenya. Mm. ubundi umwana aba abibaza ashaka kugera ku ki, ati cyangwa ubundi umuntu akwiye se kuba amusubiza iki? Yego. none igihe ndamubwira nti none se icyo mama yagusubije we kuki utanyuzwe? Mm. ngo nyina yari yamushubije ngo umwana aca mu mukondo. Mm. aho nsanga twese niko badusubije. Yego. icyo gisubizo abantu bose kugeza uyu munsi baragisubizwa. Mm. hanyuma hari umuforomokazi rero wandutaga ubukuru, aramfasha aranyunganira ntangira igisubizo. Mm. arambwira ngo aho umwana anyura ajyamo ni naho anyuraga. Agaruka avuka. ngo ni naho anyura agaruka. Mm. ubwo rero imyanya umuntu afite imufasha ku bijyanye n'imyororokere Mm. iri kumwe neza n'imyanya idufasha ku bijyanye n'urwungano rw'inkari. urabona, kugira ngo umuntu yihagarike imyanda imuvemo. Mm. imyanya iyobora inkari Yego. iri kumwe neza ku y'abahungu, Mm. iri kumwe neza isohokera mu myanya ndangagitsina. Yego. noneho ariko ku bakora imibonano, Mm. aho bakora imibonano mu nda ibyara Mm. ko bahita,
usanga ari naho umwana anyura avuka, keretse iyo byagoranye. Iyo byagoranye byo urumva umwana ubundi agomba kuza akabanza umutwe, noneho umutwe ugatambuka, abafasha babyaza bakamufasha, umwana agasohoka. Ariko ashobora kuba mu nda yari arimo yitambitse, bikaba ngombwa ko icyo gihe kimwe n'izindi mpamvu zishobora gutuma babaga, bakaba babaga, noneho bagakata akantu hatoya bakamuterura mu nda atagombye kunyura hahandi yagombaga kuba anyura. Ariko ubundi anyura muri iriya myanya anyuramo akora n'imibonano, anyura amajyamo ntiyanyura amasohoro, ziranyuramo yinjiramo, aho intanga zanyuze zijyamo niho aca avuka. Yego, murakoze cyane. Harabigenewe, ni ukuvuga ngo niyo tutagira amatsiko yabyo ni uko bigenda. Utabibonye ku bantu abibonera no ku matungo. Twarebye inka, twarebye ihene, ntukajya wumva ufite amatsiko ko n'abantu bashobora kuba ari uko bimeze. Murakoze cyane. Hanyuma rero ikibazo abantu benshi baribaza ngo ese ni ryari ababyeyi, kuko bino bintu iyo batabiganirije abana, urumva ko akunda ababyeyi bose baba bagenda batinya bashiduka abana baguye mu mutego wo kutabwirwa amakuru, kandi abayabahaye bakayabaha nabi. Baribaza ngo ese ni igihe ki, ni ryari umuntu yaganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere? Ariko mu kanya hari ikiganiro twari dufitanye n'ababyeyi, bariya ababyeyi buriya harimo abafite abana batoya, wabibonye ko bamwe baranabakikiye barabonsa, abandi baracukije, abandi abana babo batangiye kwiga, harimo akana burya kiga muri materineri kaniga hano. Hanyuma hari n'abandi burya bafite abana batangiye biga segonderi benda no kuzisoza. Ariko bose icyo bahurizaho binanditse no mu bitabo, ni uko byakabaye byiza imyumvire y'abantu ihindutse, bakareka guhisha abana ibintu byose nk'aho bibwira ko ari ibyabo bwite, kuko abo bana ubundi nabo ni ukubarera kugira ngo bazavemo abantu bakuru basobanutse kandi basobanukiwe. Ni byiza rero ko umwana hagira ibyo amenya nawe hakiri kare. Hari uwaduhaye ubuhamya hariya aravuga ngo umwana we ngo yaramubajije, noneho niba yaramubajije rero we aho kugerageza kumuha igisubizo akurikije uko yumva abizi, ahubwo ngo ahitamo kugenda nk'uwitabye telefone, ngo barampamagaye, ahita agenda nk'uwitabye telefone, aramukwepa. Ariko ubundi kuri iriya myaka y'uriya mwana buriya ari muri 3, iriya myaka rero umwana yatangiye kumenya kuvuga, burya kuvuga bitangira kuza, ariko yari afite ibyo ashaka kuvuga bimurimo, gutekereza abatekereza, kubona ababona, yaba yarabonye ibintu byinshi. Ndetse buriya bazi kumenya ko mu rugo iwabo harimo abahungu n'abakobwa. Buriya kara ni agahungu, buriya kazi ko iwabo haba papa ari we muhungu na papa, akongera akamenya ko hari na mama, ariko yarangiza akabona papa na mama ntabwo bahuje, ahubwo we afite ukuntu ngo ahuje na papa, kandi akumva arabizi. Akavuga ati tujya na papa hano turi abahungu babiri, ati dufite udupipi. Abana b'abahungu rero iyo bageze ku myanya ntabwo banabivuga mu mazina yabyo, ariko bafite ukuntu mu bwana babanza kubyita andi mazina, ariko arya mazina ni ba nyina burya baba bayumvanye. Aravuga ngo amwoze ku gapipi, amuhanagure. Urabona kenshi umwana wese aba yarigeze kugira igihe yinyariye, ariko nyina aramubona kenshi bakaganira, bazi ko ari agapipi rero. Ariko kuzageza igihe imyanya atangira kuyivuga mu mazina, nta nubwo ari byo byihutirwa. Buriya hari amakuru, none se utavuga we ntabona amakuru, ameze nk'aho ari amarenga, ariko nubwo amucira amarenga babiganiraho. Ntabwo ari uguhunga ikibazo ngo umwana ngo yashatse kugira amatsiko. Umvise ko hari undi ngo ujye ubwira umwana we ngo humiriza humiriza nambare, baramubwira ngo humiriza nambare. Noneho yaje kubona ko umwana burya nubwo ahumiriza ngo abareba, ngo kaba kareba. Noneho ugasanga arahumiriza, ariko arahumiriza ku myaka ngira ngo agize nk'8, uriya we ahumiriza agize nk'8. Ariko bivuga ngo iyo kuri 3 aba ataramubwiye guhumiriza, ahari aba atagifite n'amatsiko.
yari kuba yaramumaze amatsiko. Umwana rero ni byiza kumumara amatsiko. Icya mbere agomba kumenya ko habaho ibitsina bibiri, igitsina gabo n'igitsina gore. Noneho akamenya ko abahungu bateye gutya, abakobwa bateye gutya. Nanjye ariko ubwo urumva nanze kubishishura. Ntabwo uriya mwana w'imyaka 2 wamubwira ibintu byose, harimo ibitavugika. Wumvise ko uriya mugore yavuze ati aterega buriya ati nuko abantu banabihina bakabiha amazina avugitse nabi. Ati hari amazina wumva ukumva avugitse nabi, ariko se ubundi bivugitse nabi gute? Kubera ko urumva ririya zina yavuga ngo hariho icyo bita igituburamuryango. Ngo igituburamuryango ngo babuze ukuntu kundi ngo bakajya bagihina, ngo bagihina ngo bakabihindura izina ngo rikavugika nabi, ngo rigahita rivugika nabi. Ariko ubundi mbere ngo ari igituburamuryango ngo ntacyo byari kuba bitwaye. Ariko ukuntu bakise ngo igitsina gore rwose ngo ariko twebwe bakitwigisha bazanagamo n'ibintu by'ikinyabupfura, bakavuga ngo ni indibyara. Nabyo ukaza gusanga ni ukugenekereza, ariko tubyemeye dutyo nibyo byiza. Ariko ukibaza n'umwana se ni indibyara? Yego, harimo ubukesha mu kuvuga ko ari indibyara kurusha kuvuga rya zina ryabyo. Hanyuma rero ku myaka iriya 3 aho umwana atangiye kugira amatsiko yo kubaza, muri iriya myaka ye hagati y'3 n'6 abana barabaza, kandi muri uko kubaza bakwiye kuba babona ibisubizo bivugirwa mu rugo, tutavugira kuri kamera. Ibisubizo na mwarimu atazaterura ngo akubitaho mu ishuri, atazavugira mu kibuga, padiri ntazabivugira mu kiliziya, bivugirwa mu muryango, kandi umwana bakamwumvisha ukuntu ibyo bintu bitagenda bivugwa mu muhanda. Ariko mu rugo babiganira. Ariko bigasaba iki rero? Bigasaba ko ruriya rubyiruko bo byibuze bageze igihe cyo kubyara bazi icyo kuvuga n'icyo kutavuga, bazi igihe cyo kubivugamo, bazi igihe cyo kutabivugamo. Nanone ntibibe ari byo biganiro byabo byonyine bahoraho. Hanyuma rero hejuru y'imyaka 6 abana baba bari no mu mashuri abanza. Burya basa naho ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere busa n'ubusinziriye. Bari abana rwose banira abahungu n'abakobwa, burya kenshi nta rwaserera yindi bibarimo. Ariko kuri iriya 3 kubera ya matsiko, umwana aba ashaka guca munsi y'ikanzu ngo arebe Bibiliyo. Umwana aba ashaka kureba umuntu ugiye kwihagarika ngo amunyure inyuma. Nanjye kera byambayeho, nagiye ahantu noneho ndabasura, ngejeje igihe cyo gusezera ngo ntahe, nari nagize hari nanjye isoni zo kubabwira ngo nihagarike mu nzu yabo. Nshaka kubikora nagiye hanze. Umwana arambera beza, narebesha aha agatungukayo, narebesha aha akabantungutseho. Rwose umwana ari munyariye, yambujije amahoro. Kandi ubwo urabona umuntu kwenda gusubira kureba mu muhanda, urumva kugira ngo uhindukire uhunga umwana. Nageze aho ndeka guhunga umwana, agomba kuba yarambonye. Umwana ndamubaza, urashaka iki sha? Mukangara, urashaka iki sha? Ahita avuga mu burimi, imboro papa afite. Urumva cyari gitoya, cyari cyane gitoya cy'imyaka yari umwana mutoya w'imyaka 3, abivuga mu phrase y'urumva ataramenya kuyivuga interuro neza. Ariko ubwo yari yarayumvise ayizi. Nta nubwo nari kuhava amenye ko ubundi ayizi, ariko buriya yari yarayumvise. Kuri iriya myaka rero abana baba bashaka kumenya n'abo bangana cyane, bararyama bakaborosora, bagashaka kubimenya, bagashaka no gukoraho. Muri iyo myaka rero mvuga abana bakwiye kuba babwirwa. Noneho icyo babwirwa ni iki rero? Icya mbere ni ugutozwa kumenya ko iriya myanya atari iyo kwandarika ngo umuntu wese akubone. Ubundi umwana baramukarabya, niyo waba ugiye bamukarabya, ababyeyi nabo bamufasha kutamukarabiriza muri rubanda, bye gutuma umwana asa naho atamenya, bakiherera bakamukarabya atari ukumwandarika. Iriya
buriya rero ijambo ryose waba umwonsa uba urimo umwonsa icyo kinyarwanda, uba Yego. umwonsa uwo muco, no kumwonsa ntibikwiye kuba ari biri ku gasozi. biri ku gasozi, kugira ngo yumve ahereye ku ibera ryubahe, nawe bizajya bituma ataryakira ahabonetse hose. Buriya ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, umuntu igitsina cye gituruka hose, kiri hose. Yego. Buriya erega buriya ari iminwa, buriya bifitanye isano. Ari ku minwa, ari ku matwi, ari mu gatuza, ari ku mukondo, Yego. ari hepfo, urabona na hano umuntu amara gukura akamera nk'isya. Ntaho umuntu aba akwiye gutozwa kugira ibyo avuga ati ibi mbishoboye, nkwiye kuba mbirinda, nkwiye kuba mbihisha. Yego. Ari nayo mpamvu abantu bambara imyenda. Ariko ubona ko umuco ugenda uhinduka, abantu n'imyenda batakiyambara. hari abakobwa batoya bamaze kugenda baca nk'akenge, ariko yenda imico babamo ntibamenye ko ku mukondo ubwo bamaze kubwambara, ubusa buba buhari. Amabere ushobora kuyabona igipande kinini, wenda ugasanga icyo utareba ni imoko, ariko ibere burya rirya ryose niryo. Yego. Kuva rero umwana atararizana akwiye kuba abwirwa. Icyo abwirwa ni iki? Ni uko amaherezo azarizana. Yego. Wa mugani bakunda guca ngo agatinze kazaza. Amenyo ya ruguru, ariko n'ibindi bizaza. Amabere kuba utayafite ni uko igihe kitaragera hazaza. Umwana akicara rero azi no guhisha twa tundi dutangiye kuza dutoya, tukazajya akabimenya, akamenya ko impamvu wowe umurusha ni uko unamuruta nyine, ariko ubwo ari umukobwa nawe azayazana. Ibyo rero bakabiganirizwa, bakabibwirwa. Abana batangiye kurenga ya myaka twavugaga 6, burya hejuru y'6, uzi ko mu 9 abana bamwe bajyamo no mu mihango. Ubwo rero ntabwo hejuru y'6 adakwiye nawe kubona andi makuru yisumbuyeho. Ntabwo uriya witata akeneye kumenya ibyo ngibyo. Ahubwo ikintu numva buri mwana bitewe n'amatsiko afite n'igihe agezemo akwiye kuganirizwa bitewe n'icyiciro mbese agiye ageramo. Ariko buriya hagati y'imyaka nk'itatu n'6 bamwe twavugaga, wasanga insya yarazibonye, yaranakozeho. Ariko ubundi usinziriye umwana akanuye urakeka ko atagukoraho ubushakashatsi. Abana barashakashaka, bagukoraho n'ubu ngubu nubwo yikoresha mu ibere akijyanisha akagera ahandi hantu, ari muto akajyanayo akageri. Cyangwa ukabona afite amatsiko, nimba ari umupapa we akenyeye isume kandi ari akana k'imyaka 2, ugasanga kari gushaka kuzamura isume, kanikoreshaho aciye imbere. Se wahita umubwira ngo mvaho. Oya, umujya wera ati wenda ni bibi, ariko ubu bibona ko afite amatsiko. Wamwitaza gake gake, ukamwitaza gake gake, ariko amatsiko aba yafite. Amatsiko aba yatangiye kugaragara. Kandi hari ikindi kintu wambwiye tutaraza kuri kamera, uri kuvuga ukuntu biriya bintu bigendana n'umuco ndetse n'ikinyarwanda. Aho ngaho uko nguko ariho n'abana bahera batakaza no kuvuga ikinyarwanda neza, ugasanga nimba umwana umbwira ngo ngwino nguyinyonye. Inyonyo se inyonyo mama, inyonyo akazarinda agira ngo ni inyonyo, akazakura avuga inyonyo, ariko agakwiye kuvuga ati two kumubwira niko kumwonsa ikinyarwanda. Rero ariya magambo babwira umwana ari kwibere arayafata cyane. Yewe umwana yigeze kureba, yari ishusho yo mu gitabo, noneho ariko harimo ikimasa. Abona abandi barakiganiraho, ariko baza no kuvuga ibyo mu rwego rwabo babasha kubona, baravuga ngo gifite amabya manini. Noneho impaka bajyaga nuko ari manini cyangwa ari matoya. Ariko umwana icyo si cyo yari afiteho ikibazo, yarayibagiwe, ashaka ko ryewe mba ari ryo yamubwira. Igitabo aragihindana rero, ati ibi ni ibiki? Aza kukwereka. Bari bamushutse, yashatse kuyamenya neza, babona ko baganiraga ibintu umwana yumva,
baramubeshya ngo ni avoka. Oh. Ati mbwira, ati ni avoka. None ntabwo ari avoka. Wamubwiye ngo iki? Iyo ni amabya y'ikimasa. Mm. Kubera ko atari ayazi yaracunze bon, ariko ubwo nayamubwiye, ariko mubwira ko batanayavuga aho bashakiye hose ngo Mm. ngo uyavuge uri mu bandi bantu yavuge, ariko we arayamenye ko ariyo. Mbuza no kubijyaho impaka n'abandi bana nyine ngo abigumane wenyine. Mm. Noneho rimwe rero ngiye kumva numva umwana arakomanze, ati papa, ati wantije cya gitabo cy'amabya. Noneho sinari kuvuga ko avuze wenda nk'uko batubwiraga kera ngo avuze ibishitani, kandi yarabinyumvanye Mm. ari igihe wakivuze, ariko njyewe natangajwe n'ukuntu yabifashe. Biriya bintu byo ku myanya ndangagitsina ntawe ubibwirwa kabiri, Yego. umuntu aba yabifashe. Aba- Niko umuntu aremye, amatsiko, ibindi bintu wabyibagirwa. Mm. Ubu nawe ejo dushobora kuganira mbanje kukubaza ngo harya amazina yawe ngo ninde, nayibagiwe. Mm. Ariko biriya ngira ngo ubyumvise rimwe ahita abifata, niko biremye, Oh. biri mu muntu. Biri mu muntu. biri mu muntu. Hanyuma rero ikindi kibazo abantu bibaza, bafite abana cyangwa mu rugo hari abashyitsi badahuje ibitsina, kugira ngo umenye ngo umwana namutandukanya n'uwo badahuje igitsina mu gihe kingana iki, bareke kuryamana mu buriri bumwe. Aha, Mm. niba ari ukuba twarakuze kare. Mm. Naganiriye n'abantu benshi Mm. batubwira ingorane bagiye bahura nazo, ugasanga nk'umukobwa bamujyanye gutinyisha abageni, Yego. barangije abageni bari bafite uburiri bumwe, Mm. bakararana n'abageni, Mm. ariko ukajya usanga hari igihe cy'amabanga cyagombye kuba uwo mwana w'umukobwa bitamureba, Mm. ariko usanga byaramurebye kuko yari ari Kuko ari kumwe kumwe nabo. nabo. Rimwe na rimwe bakajya impaka ngo ntacyo bakora umwana atabumva, Mm. bakanamuhirika, bakamwihirikishwa, bakamwikoreshwaho kanaka Barebe ko kanaka, asinziriye. barebe ko asinziriye, Mm. nawe kuko ashaka kumva gahunda akisinziriza. Bahirika agahirima, bagarura akagaruka, bati yasinziriye. Mm. Uyu mwana asinzira nk'umupfu, Mm. byose abyumva, bagakora n'ibintu abyumva. Mm. Ariko ngo akarara akanuye bukarinda buke, kugeza aho abereye mukuru akaduha ubwo buhamya. Yego. Yaratubwiraga ati nta mwana wanjye nakwemera ko ajya gutinyisha, Mm. ngo ajye kurarana n'abantu bashobora gukora ibindi. Uretse rero nabo, Mm. erega ashobora kurarana n'undi muntu akamukorakoraho akumva ibyo atagombaga kumva Yego. akiri muto. Mm. N'uwo bangana ufite amatsiko nk'aye badahuje igitsina ushaka kumva. Mm. Ariko bariya bamama bo bavuze bati nubwo baba bagihuje, burya Yego. ntugafate umwana ngo umuraranye n'umuntu w'ahandi batamenyeranye. Yego. Bati ko n'uwo muntu w'ahandi ashaka kumva umwana. N'imico iba itandukanye. Kandi ubwo ingaruka zibirimo nizo kibazo, Mm. kuko umwana wamenyereje gukorakorwaho, uko kumumenyereza gukorakorwaho niko gutuma atazamenya ukwihagararaho. Yego. Ubundi umwana akwiye kuba yicara avuga ati umuntu azanye intoki kumukoraho akabyanga, akabitora hakiri kare. Kuzamwigisha yarabaye mukuru byagorana. Buriya rero umwana, ubuhamya bwiza bariya mama baduhaye, bavuze ngo guhera ku myaka 3, mpita numva ahubwo nukuva umwana kuva yavuka uramuraranyiriza iki n'abandi bantu badahuje igitsina, keretse se na nyina, keretse se cyangwa nyina, bo badahuje igitsina, keretse ari umubyeyi we. Abandi wakwizera ni abavandimwe be, kubera ko ubuvandimwe nabo babwubakira aho ngaho. Ariko ntiwavuga ngo ufate umwana ajye kurarana n'uwo badahuje igitsina. Barabahohotera, atari naba ngombwa ngo abe yamusambanyije, ariko no gukoraho, no gukoraho, ibyo nabyo biri mu kumukabakaba. Amatsiko, abantu bose bagira amatsiko. Umwana w'imyaka 7 ukora ku w'3, umwana w'imyaka 10 ukora ku w'3. Noneho ihohoterwa rikomeye ni igihe uwo nguwo w'imyaka myinshi
asaba n'umutoya nawe kumukoraho yego. akamwikoreshaho, ibyo Oh, aba anamuhohoteye. yego. Kwirinda iryo hohoterwa rero ni byiza ko ababyeyi bamenya iyo mufite abantu benshi mu rugo barimo ab'ahandi ninde nande bagomba kurarana. Kurarana. Umwana akwiye kuba ararana na nyina, niba adafite nyina akwiye kuba ararana n'umurezi mwamuhaye, uwo murezi nawe akwiye kuba ari umurezi bahuje igitsina, cyangwa se akaba uwo mwana ari kumwe na papa we umufitiye impuhwe, Umufitiye impuhwe. umufitiye impuhwe. Aho rero ngewe Nyirakuru ego. Kereka ari abantu bo muri nabo muri iki gihe nta muntu wo kwizerwa. ntabwo wapfa Nta kwizera. muntu wo kwizerwa. N'uwo murezi rero. Ntabwo wapfa Abarezi kwizera. dufite muri iki gihe, abo ngabo tuvuga ngo baturerere abana, abenshi nabo usanga birirwa mu matelefone bari ku ma YouTube bareba None se abantu ibiganiro baba rukozasoni, babonye za porono, za porono, bituma umwana umufashe utazi ko nawe ubwo muri kumwe ngo ni umwana. None se umwana ko yakubaganaga akareka gukubagana kuki arebaho ukabona yitonze, yitonze. noneho ukibwira ngo ubwo ntiwamuhemukiye. Wamuhemukiye. Umwana urimo ngo ni umwana, mufite laptop cyangwa mufite telefone, murimo murabona ayo mashusho, wowe ntacyo wenda byari bigutwaye wabirebaga uri ku myaka yabyo, ariko urimo uratuma umwana areba ibintu bimuruta, yibitse mu mutwe, azagumya kuzamura amatsiko yabyo, ndetse azashake no kubikora uko babikoze areba cyane. aba yarabonye ibintu atagomba kubona. Aho ngaho ndanaheraho mbwira ababyeyi, nimba uri umubyeyi ni uko nyine ubuzima burushaho kudukurura tukirirwa mu miruho y'iyi si mu kazi, ariko umubyeyi ufite umwanya mu gihe umwana atarageza n'igihe cyo kwiyoza, ufite umwanya uri umubyeyi wagakwiye kumwiyogereza, kuko muri kiriya gihe cyo koza abana hari umubyeyi wabinganirije, yasanze we umukozi yoza umwana akirirwa nawe agakorakora kandi ari akana gatoya. Ubusugi bw'umwana bakabuvanaho ugasanga bamukojejemo agatoki se si kimwe no gukozamo igitsina gifite umurego. Yego. Bamukozamo urutoki kandi nawe agira ngo avumbure ibyo ashaka kumenya cyane. Akwiye kuba arerwa n'umuntu ufitiwe icyizere, nawe warezwe ufite ubumuntu, ufite ikinyabupfura. Umunezero rero arakoze, umupapa arakoze. Sinzi nimba hari ikindi kintu wabwira abantu badukurikiye wabasangiza tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka tugane kuri uwo musozo, ariko nibuka ibintu uvuze bijyanye n'izo filime bita z'urukozasoni. Yego. amfete zibiza urukozasoni kubera ko zigaragaza ubwambure. Yego. Ubundi ubwambure bukwiye kuba buhishe ku buryo n'uwagukuraho umwenda bagukojeje isoni. Yenda muri babiri mwabyumvikanyeho, mubaye bakuru, ntabwo mwabona isoni ziri ku gipimo kuko hari ubushake mwari muriho. Ariko umuntu aramutse agukuyeho imyenda, hari naho umuntu atagukora muri mu bantu, abandi bantu, wenda wowe nawe mufite uko mwiyumvanamo, ariko urwo rukozasoni ni igihe cyose watuma umuntu agira isoni, kandi bikiyubaka nk'aho ariyo sura yawe, nk'aho ari bwo buzima, ku buryo n'ukubonye yibuka ibyo yabonye. Ndibuka kera hari umudamu wabyutse, ni umugore wagiye gusogongera ikigage ahantu, ariko agenda akenyeye agatenge, noneho Nkonkobotsi y'umugabo aza kumuramutsa nk'umugaragariza urukumbuzi, amukora ku gitenge gihita kigwa, nta kandi kantu yambaye. Biriya nabyo byabaye, yamuramukije by'urukozasoni, yamukojeje isoni mu bantu baje kunywa ikigage. Ariko ubwo icyo mbivugiye, nashaka kuvuga ko ikintu kikwambura imyanya yawe yari y'ibanga ikajya ku gasozi, ikajyaho buri muntu wese akubona, abagukojeje isoni ni urukozasoni. Noneho ziriya filime rero nazo zirimo abantu biyambuye, bakora ibintu, basomana hose, bakora imibonano, bakinishanya, batambaye. Umwana ntakwiye kuba arebeshwa ayo mashusho, ntakwiye kuba arebeshwa ayo mashusho. Umwana rero yarayarebye
noneho abwira se ati papa ati twarebye filime y'abakuru, ati mwayirebye hehe? Aramubwira abakozi bashyizeho filime y'abakuru, ubwo hari ukuntu abaturanyi, umukozi w'umuhungu, umukozi w'umukobwa baturanye bashyiramo filime n'umwana bakaba ati wicare witonde, yego. umwana yayirebye. Noneho umwana bamubajije rero bati none se yari imeze ite? Ati yari iryoshye, yari iryoshye. Wabonye iki se, icyo wibuka wabonye iki muri iyo filime? Ati nabonye umuhungu arigata umukobwa. Ariko nk'icyo ni ikimenyetso cy'uko umwana nta nubwo yahita amenya ko yamusomye cyangwa sinzi n'ibyo yari yabonye, niwe wari wabibonye, nta image representative afite yo kuvuga ngo ni ibi, ngo byari ibi cyangwa byaganishaga aha, ariko umuntu yari gasoni, yego, arabibona. Rero ni ukuvuga ngo hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bidakwiye kuba umukozi abireresha abana. Kera najyaga mbona mu miryango, nta nubwo ari kera cyane, mu miryango nk'iy'abihaye Imana ukajya ubona ababikira ntibagira na telefone, ariko n'ubanza baragira ngo ntizijye zibarangaza, ari izihamagara, ari izigira gute, ntizibarangaza. Ibyo bintu ntabwo batabifite, mu gihe abandi bantu babifite bo batabifite. Ariko ubwo no kuvuga ngo ni uburere baba barimo bahabwa. Uburere rero no kwigishwa byose bikwiye kuba bijyana nuko hari ibyo uha umuntu nk'ubimugaburiye kandi ukamwima ibitari ngombwa, nk'ugira ngo ubwo atari ngombwa baretse kubibona. Kare nahoze numva ikiganiro bavuga ngo ku byitwa imfashabere ihabwa umwana ku mezi 6, ariko bakavuga ngo mu byo umwana agomba guhabwa kirazira gushyiramo amata y'inka. Umwana agomba gufata amata y'inka agize byibuze umwaka, amezi 12. Ubwo rero hari ibintu byagenwe bikwiye guhabwa umwana. Muri ibyo bihabwa umwana harimo ibere, akagenda akageza ku mezi 6 ari ryo gusa, bagatangira gushyiramo imfashabere, hakazamo ibintu by'imbuto, hakazamo za ji bakoze, hakazamo utuntu tugiye tworoshye, ibi byubaka umubiri, ariko umwana bakamurinda ibyubaka umubiri bikomeye nk'amata, akuvuga amagi, bakagenda bamurebera utuntu tworoshye, kwari kugira ngo n'ubwo butumwa nabwo bujyemo. Ariko icyo mbuvugiye ni iki, ni uko hari ibikwiye guhabwa umwana nk'igaburo, no mu biganiro ni ukumenya igaburo rihabwa umwana. Uwo mwana rero wo kuva kuri 0 kugeza ku myaka 3, igaburo nako twagejeje ku mezi 6 ko ryari ibere gusa, ibiganiro birimo ni ukumuririmbira, ni ukumuvugiriza ubuhuha, ni ukugira gute. Ku myaka yindi ni ugutangira kureka kumubwira utuntu tw'uburimi kugira ngo n'ururimi arwumve neza, yego arumenye, bakazashyiramo imfashabere, hanyuma hazagera igihe umwana yatangiye kwiga bamwereka amashusho nayo bavuga ko hari icyo amwubakamo, ko kwiga ni ukwigana. Ubwo uyu mwana yatangiye kubona ibyo wowe urashaka ko yigana iki? Suko se ushaka ko yigana iki? Urabimwerekera iki niba udashaka ko abyigana? Umwana akwiye kurindwa ibintu udashaka ko yigana. Arakoze cyane, arakoze kutuganiriza neza. Muzehe yambwiye ngo ni muzehe Munezero, arakoze cyane. Imana imuhe umugisha, atubwiye ibintu byiza kandi ibintu by'ubwenge. Ababyeyi benshi bibazaga ni mu gihe kingana iki, ese ni ibiki twaganiriza umwana, kandi babona ko umwana yatangiye kugira amatsiko. Tubone rero kubwira abantu rero, ntabwo rwose twatandukiriye ngo tujye hirya y'ibyo tuvuga. Mwamenyere ngo ko tuvuga ibintu byiza, ubu hari abantu bashobora kumva ibi bakagira ngo byacitse, ngo twagiye mu biganiro by'urukozasoni. Hoya, ibi biganiro ni ibyubaka umuryango, ibi ni ibituma umuryango wacu ukura neza, ni ibituma abana bacu tubasobanurira kugira ngo batazasobanurirwa nabi. Iyo umuntu adahawe amakuru n'umuntu yizewe akayahabwa nabi, ayo makuru aramuyobya. Ni mu gihe rero hamwe n'ababyeyi tugomba gufatikanya kugira ngo abana bacu, umuryango wacu, icyo dushyira imbere ni kugira ngo tugire umuryango mwiza kandi umuryango wishimye. Hanyuma rero turabashimiye, murusheho kureba ibiganiro byacu, mukora subscribe, share, comment, mwandike no muri comment icyo mubona twakongeraho. Nimba hari ikindi kibazo wifuza cyangwa ufite wibaza, twarushaho kuzasobanukirwa ku buzima bujyanye n'imyororokere. Njyewe uyu mupapa yabaye inshuti yanjye, yambwiye nzagaruke nza kumubwira ibintu byiza. Muri njye harimo amagambo meza, kandi ibyo mbona njyewe nibyo ntanga, ibyo mfite ni nabyo ntanga, ibindi rero ni byiza.
namwemereye ko nzajya ngaruka kumubwira ibyiza. yego urakoze cyane. Hanyuma rero ningaruka nshobora kugaruka nzanye n'ubutumwa bwawe cyangwa nkagaruka nanjye nje kumubwira ibyanjye namugeneye. Rero ufite ikibazo cyangwa inyunganizi wifuza kutugezaho, nimero yacu iriho, mwatwandikira no muri comment mukatubwira ngo tuzongere kuri ibi ku kiganiro cyacu. Turabashimiye, mukoreshe ubu butumwa bugere kure, ababyeyi muganirize abana, ababyeyi mwite ku bana banyu ndetse mubakunde kurushaho. Uko umunsi ugiye uza urusheho gukurikirana umwana wawe, urusheho kumenya ngo ese ni igiki umwana uyu munsi yungutse, ese ni igiki yabonye, kuko aba barera bafite telefone, bafite amakuru nabo atari meza, bafite ibikomere bafite muri bo tutazi aho bakuye. Icyo gihe rero usanga byageze ku bana ndetse bikazagira ingaruka mbi mu gihe kizaza. Rero tubikumire, dukore ibyiza, tubaganirize, tubiteho, tubakunde, tubatege amatwi ndetse tubahe umwanya. Murakoze, turabashimiye, nakagaruka ku kiganiro kuri Mubwire TV. Urakoze cyane. Kuri Mubwire TV buriya ubutaha tuzavuga ibyo babwira n'abagiye kuba bakuru n'abazaba bakuru, urubyiruko. Mu kanya twebwe tugiye gutangira kuvuza ingoma. Sawa, murakoze cyane.